dusabira imbyaro zose z'abanyafurika izarotse ubwenge ziraga amahoro izaronsa amahoro ziraga amajyambere tubisabima dusabira abepiskopi bose n'abasaserdoti bo muri Afurika imbuto babiba mu misozi n'imijyi yaho zivomerwe n'amaraso y'abaho w'Imana b'abanyafurika tubisabimana. Twese tuzahinguka imbere y'urukiko rwa Kristo. Bavandimwe muri Kristo, nimugire neza n'amahoro bituruka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uyu munsi turahimbaza icyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka B mu myaka y'igiharwe. Amasomo matagatifu tuzirikana muri liturujia none aratubwira iby'ingoma y'ijuru duhamagarirwa guharanira, ariko kandi tugasabwa kwizigira imbaraga z'Imana kuko ku bwacu ntacyo dushobora kwigezaho. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 17 kuva ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 24. Zaburi ni ya 91. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 10. Naho ivanjiri ni yanditswe na Mariko umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 34. Mu isomo rya mbere mu mvugo ijimije ya gihanuzi, Nyagasani arahumuriza umuryango we akawubwira ko atazawurakarira ubuziraherezo, ahubwo nyuma yo guhabwa igihano gihuje no guteshwa ku isezerano azawugarukira akawiyegereza. Ibi Nyagasani avugisha umuhanuzi Ezekiyeli nibyo byagiye biranga amateka y'umuryango w'Imana mu bihe binyuranye. Ni ubuhemu bukurikirwa n'ibihano, hakaza gutakamba cyangwa gutakambirwa biherekezwa n'imbabazi z'Imana. Amateka atwereka ko inshuro nyinshi umuryango w'Imana wagiye uhanishwa kugabizwa ihanga ry'abapagani rikawugirira nabi, cyane cyane tuwubona watwawe bunyago uri ishyanga. Uru rugendo rw'umuryango w'Imana mu bihe bitandukanye nirwo rugendo umuryango w'abakristo ukora none mu nzira igana ijuru, ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Igihe cyose duteye Imana umugongo tukiyobokera ibigirwamana byo muri iyi si bitugiraho ingaruka uko byagenda kose. Hari igihe zishobora kuba iz'ako kanya, hari n'izishobora kuza zitinze. Nyamara ariko Nyagasani ntaduciraho iteka ngo tugendanire ko ahora adutegeye amaboko adutegereje, ari nako adutumaho abaduhanura. Iyo tumugarukiye atwakira nk'umubyeyi w'impuhwe, akongera kuduhaza neza n'urukundo n'amahoro tumutezeho. Bavandimwe, urugendo rw'abemera nta handi rugana hatari mu ijuru. Twaremewe kuzajya mu ijuru aho tugomba kubana n'Imana. Nibyo Paulo Mutagatifu avuga mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti ko kuba turi muri uyu mubiri ugenewe kuzapfa dusa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani. Aratwibutsa ko ubuzima turimo hano ku isi ari ubw'igihe gito, tugomba kuzabuvamo twimukira mu buzima buzahoraho aribwo buzima bw'ijuru. Araduhamagarira gutunganira Imana, kuyishimisha mu migirire yacu, kuko hari urubanza rudutegereje igihe tuzaba turangije uru rugendo.
ati twese tuzahinguka imbere y'urukiko rwa Kristo, buri wese ahabwe igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ibi ni byo dusanga no mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25 kuva ku murongo wa 31 kugera ku murongo wa 45, aho batubwira iby'urubanza rw'imperuka. Aya magambo ya Pawulo mutagatifu araduha kuzirikana ku myitwarire yacu ya buri munsi. Hari igihe twiberaho nk'abadafite isezerano na mba twagize tuba tugomba kurangiza, tukikorera ibyo twishakiye byose tugamije kwishimisha, tugahemuka, tukagoma, tukangana, tukababaza abandi, twirengagije ko ikibi dukora tuzakibazwa igihe tuzaba turangije uru rugendo, kandi tukaba tutazi umunsi n'isaha. Hari igihe tudafata umwanya wo kubitekerezaho cyane, cyangwa tugahugera mu kuvuga ko Imana igira imbabazi. Nibyo, Imana ni nyir'imbabazi, ariko kandi Imana ni iy'ukuri, ikaba n'iy'ubutabera. Bavandimwe, muri batisimu twagizwe bamwe na Kristo, twabibwemo imbuto y'ubutungane, dusezerana Nyagasani guca ukubiri na shitani n'ibidushukisha byose, kandi twiyemeza gukurikira Yezu Kristo mu buzima bwacu bwose no kumubera abahamya. Guhitamo indi myitwarire nk'iyo navugaga haruguru y'ubwigomeke, ni ugutatira igihango, ni ugutezuka ku isezerano, ni ukwiyibagiza abo turi bo. Umukristo n'undi Kristo afite inshingano yo kubiba, kubagarira no kuvomerera ingoma y'ijuru. Iyo tuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru, hari aho tugira tuti: ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Iyo ngoma y'urukundo n'amahoro niyo abakristo duhamagarirwa kwamamaza no kubera abahamya koko. Mu ntege nke zacu hari igihe dukora ibishoboka byose ngo twitabire ubwo butumwa, nyamara ugasanga dutezuka vuba bitewe n'uko twifuza kubona iyo ngoma yasagambye ntitubibone. Imyaka imaze kurenga 2000 inkuru nziza y'ingoma y'ijuru itangiye kwamamazwa ku isi. Imaze kurenga 100 yamamajwe iwacu mu Rwanda. Yego, hari benshi bemeye barabatizwa, hari yemwe n'abemeye guhara byose begukira iyo ngoma, bitabira imihamagaro yihariye. Aha ndavuga abihaye Imana mu ngeri zinyuranye. Umuntu akaba yakwibaza ati: nyuma y'igihe kingana gitya, nyuma y'ingufu byasabye, yemwe rimwe na rimwe n'ibitambo, byari bikwiye koko ko abantu babaho uko babayeho none? Ese iyo ngoma y'Imana kuko yashinze imizi, none se kuki idashinga imizi biterwa n'iki? Mu ivanjiri twumvise, Yezu araduha igisubizo adusobanurira iby'iyo ngoma y'ijuru uko iteye n'uko ikora yifashishije imigani y'imbuto. Mu mugani wa mbere, Yezu aragereranya ingoma y'ijuru n'imbuto ibibwa mu gitaka, ntihweme kumera no gukura, nyamara nyir'ukubiba adashobora kumenya uburyo bigenda, kabone niyo yayiguma iruhande amanywa n'ijoro. Gusa igihe kiragera agasarura, kuko babona imbuto zeze. Mu mugani wa kabiri, ingoma y'ijuru arayigereranya n'imbuto ya sinapisi, imbuto ntoya cyane nyamara ibibwa igakura, ikavamo igiti cy'inganzamarumbu kigaba amashami, inyoni zo mu kirere zikaza kucyarikamo. Bavandimwe, ibi bigereranyo byombi biratugaragariza ko ingoma y'ijuru iri rwagati muri twe, kimwe n'imbuto ibibye mu murima idahwema gukura, kabone n'ubwo tutayibonesha amaso yacu. Igihe cyo kuva muri ubu buzima cyafatwa nk'igihe cy'isarura, kuko icyo gihe ntacyo tuzaba tugishoboye kugihinduraho ku byo twakoze, guhindura ibyo twakoze. Tuzabazwa ibyiza cyangwa ibibi twakoze tukiri mu mubiri. Ingoma y'ijuru rero iturimo rwagati, kandi duhamagarirwa kubiba iteka na hose imbuto yayo idahwema gukura, kabone n'ubwo twe tutabibona. Nyagasani Yezu adushishikariza kudacika intege mu gukomeza kubiba iyo mbuto, atwibutsa ko akazi kacu katarengaho. Twe icyo dukora ni ukubiba,
kumeza no gukuza tukabirekera Nyagasani. Ibi kandi bidufashe kumenya umwanya wacu, kuko hari igihe mu butumwa bwacu nk'abakristu twumva turi abantu b'ibitangaza kugeza aho twakura imibare y'abo tuvuga ko twahinduye. Uwo murimo ntabwo ari uwacu, ni umurimo wa Roho Mutagatifu w'ucengera imitima akagira n'ububasha bwo kuyireshya. Bavandimwe, kuba ingoma y'ijuru yaratubibwemo kandi ikaba ikuzwa muri twe na Nyagasani ubwe, ntibisobanuye ko tugomba kuba baterera iyo, kuko duhamagarirwa guhora duharanira ubutungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Ni urugendo rutabuza ingorane n'inzitizi, ariko nta mahitamo yandi, kuko inzira y'ikuzo ica mu mibabaro. Nibyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo guhera igihe cya Yohani Batisita kugeza ubu, ingoma y'ijuru iraharanirwa, ab'ibyihare nibo bayikukana. Tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 12. Dusabe Nyagasani ingabire y'ukwemera, ukwizera n'urukundo, kugira ngo tube muri iyi si kuko nk'abagenzi bazi iyo bagana kandi barangamiye iwabo aho kuri, aho Nyagasani adutegereje. Umubyeyi Bikira Mariya atube hafi kandi ahora dutakambira. Nyagasani Yezu nabane namwe. Padiri Sibomana Oswald, umusaserdoti wa Diyosezi ya Kabgayi. Dusabira abateraniye hano twese, twibuke kukwemera kwatashye mu Rwanda, kwambaye amaraso y'abaho w'Imana.